handitseho ngo kwihanangirizwa. Ndabaza ngo kwihanangirizwa ni iki? Arambwira ngo ugende ubambo imyanzuro itatu igiye kuza. Genda ubahenda ariko bibabwira. Umwanzuro wa mbere ngo uzagira ku muntu ntabwo uzamushimisha. Ndamubaza ngo umwanzuro utazamushimisha niba wumbaza nzawita ubuhe. Arambwira ngo n'urupfu rudashobora kuguhimbaza n'abamanuka bajya bari muri rwa rwobo nimumva ntibashobora kwiringira ukuri kwawe. 19 umuzima niwe uzakogeza nguko ngogeza uyu munsi. Anduma kubazima, yantumye kubazima, nawe uri muzima uri mu kubyumva. Aya magambo yavuzwe n'umwami Hezekiya. Mu byo yantumye rero yambwiye ngo nze ningi. Yesu arimo kwinginga umugeni kugira ngo ahindure uburyo kuko amazi si yayandi. Arambwira ngo ugende unyingingira umugabo n'umugore n'umusore n'umukobwa ariko bafite amatwi yumva. Ugende ubinginge bahindura uburyo. Ndamubwira ngo yitwa Trump, hari hataraza Joe Biden. Ngo hanyuma uyoboye Burusiya ngo yitwa ntabwo yitwa Putin. Hanyuma se uyoboye Ubufaransa ndamubwira yitwa Emmanuel Macron. Ngo uyoboye Israel yitwa Benjamin Netanyahu. Arambwira ngo abo bose uvuze n'abandi bose ndakubwiye. Arambwira ngo abo bose bazanyira Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Hallelujah, hallelujah. Ari abantu bashobora kuba bageze aha ngaha nyuma amaze kwivuga amazina. Nitwa Ngendahimana Zakaria, guturuka mu karere Rusizi, ururembo n'urwa Gihundwe, paruwase ni Gashonga. Abantu benshi rero na mwarimu ndiyirenganye niko banyita ko ndi pasiteri. Ahubwo ndi mu karere ndibwira ko ari ka Bugesera. Umushumba Ruyenzi yahoraga mpamagara ngo pasiteri, nari nkarwara mubwira ni ntabwo ndi pasiteri. Abo bibaye gatatarambwa ariko wabyakiriye utyo kareka gutyo. None rero ubwo nuko bimeze. Ariko mba nanga ko ntabwo nshaka kwitwa icyo ntitwa. Bityo rero nagira ubuntu mbyaye kabiri. Yesu aramenya ampesha kumumenya. Nawe urabona ko byagenze ariko ndabishimira Imana. Bityo rero agira ngo ntange intashyo. Atanga intashyo zo kuva iwacu. Ariko uyu mukobwa namukunze. Ukomereza aho ngaho. Ukuri. Barakwanga, banaguhamba ntigupfe. Ijambo ry'Imana niryo rizura. Uririmbye yaravuze ngo icyo gihe imva zose zo mu isi zizashiramwe abapfu bazo kubera ijambo. Hahirwa abapfa bumva rero. Nibo bazumva impanda. Rero Imana yampamagaye. Mwumvishe rero mbabwira agafaransa n'igiswahili ndababwira. Rero nagiye kumva mu minsi yashize numva umushumba wanjye wa paruwase arimo kumbwira atari kuzi ko umushumba w'ururembo ahora kubaririza. Ukamubwira ngo raho. None rero ugahora bambaza ni mu mpinomero ziwe. Namuherukaga mbere ya jenoside umushumba wacu w'ururembo. Muhamagaye ati ndi mu nama i Kigali. Atariko kuwa kane uzaze tuzahure. Ati nzaba ndi kuri biro kandi tuzadufite n'amasengesho. Urusengero barwuzi uzaze ufashe n'abantu. Ndagenda nyura kuri biro. Ati genda uje haragu mu iteraniro gufasha abakristo ndaza kuza. Ati turabana. Ubwo rero muri make rero yaje kuza asezerera iteraniro. Tumufashe dusezerere mubyeyi wacu birangira tugiye kuri biro. Mfite umutima uhagaze ibijya ajya kushaka. Giye kumva arambwa ati ikintu ngushakira nuko kugira ngo ufashe umurimo. Yavuze ati ntimwiye murwanira ijambo mu ijuru nibari guha se fini ntawe uzari kwaka. Uzuko nahise mubwira nabwo ntariko se mushumba wanjye uri mukureba ukuntu ngana. Arambwira ngo ntiwongere no kumbwira iryo jambo. Ndashaka kufasha abantu. Kandi ndashaka kuhera hano Igihundwe ukamanuka hariya mu mujyi Burunga ukagenda uvuga ngo ngenda akarere ka Rusizi ngenda akarere ka Nyamasheke. Muri iyi minsi nari ni mu karere ka Karongi nshigaje paruwasi imwe. Ari jambo yambwiye ati ndashaka ko tuzicarana. Ati tureba abantu bari muri pansiyo bafite ijambo noneho mbakorera inama kuko nta pansiyo iba ku Mana. Ijambo ry'Imana rirakomeye
bene data nta n'umuhanga wari imbizi nagiye mbabura kandi bahari. Bityo rero hamwe no muri paruwasi yacu umushumba arambwira ati nyabune ngwino dufashe n'ubundi aho nagiye nyura hose mu iteraniro byarangiraga bambwiye ngo aho uzagira abera bateranye nkuko muteranye ati ntuzibere uzaturamburire ukuboko maze dutangire ntacyo mwake ntacyo zabeneza. Haleluya haleluya. Ndagira ngo mbanze mpere ko bya bintu navuze ngo kuna sababu nibivugwa ngo iliya pourquoi. Ntabwo nigeze njya mu ishuri, niba naragiye mu ishuri ni kera mu waka wa 5 bana ntarawurangije. Ariko mu minsi ya vuba ahangaha nkunda gusenga ngenyine rero. Ngenyine umurundi yaravuze ngo nuko kuvunira akagohe. Ngenyine biramfasha we. Abantu bakunda gusengana n'igikuni ndabyemereye muzagene musengane. Ariko nudafata umwanya ngusengane n'umwami wawe wakwihamagariye bizakubana ibibazo. Ajye uzaza ugenda uvuge ibyifuzo n'ibyakubabaje, uvuge no kurugo rwakunaniye n'umugore ko yakunaniye cyangwa umugabo, aho kugira ngo usange ibisubizo uzasanga imigeri. Ariko wowe na Yesu muri babiri, dore icyo abantu bapfuye na Yesu si ibintu byinshi, nuko udashaka kumubwiza ukuri. Nubwiza ukuri Imana ukuteye izakorema mwundi muntu mushyashya. Hamwe n'ibyo rero njya gusenga rimwe, Imana irambwira ngo none ndashaka gusenga mu Giswahili. Senga mu Giswahili kiguma hano. Ntabwo harashira igihe nsubiye gusenga arambwira ngo ndashaka none kusenga mu Gifaransa. Senga mu Gifaransa nacyo kiguma hanga. Rene yankubwire ngo Imana yacu gwishoboye ibintu bingahe. Mwebwe mukiri n'abatoya Gifaransa biravuga ngo c'est facile comme bonjour. Ni ibintu byoroshye cyane. Ubu rero ndayankubwire ngo iyo ngeze mu ntara hari gendaga mpura n'abazungu tukavugana. Ubu rero biravuga ngo ngeze i Burayi ntabwo naherayo. Murumvi umwami utamukunze wakuna nde koko. Oh haleluya. Rero ndayankubwire ngo Giswahili ndakizi wakumva nkivuga ndugire ngo nugutoragura oya. Rero ngiye gusenga, mama nkunda gusenga ngiye nyine kenshi njyana Bibiliya, tabo cy'indirimbo, tabo cy'umugenzi ni impapuro. Ari igihe nsenga nigeze nsenga Imana irambwira ngo ndashaka ko haguruka ubyine. Shura kubyina umudiho korari itapfa kubona. Kandi nkabyina n'imbaraga zange zose. Kandi iyo njya kubyina niyo njya gusenga mu butayu ndeba ko nta muntu mbona, nta nuwo mbona, nta bintu bindangaza kireka agiye gusa nijuru. Nkabyina umudiho byarangira ngaseka, nigeze nseka iminota 45. Mwari muzi ko Imana yacu iseka. Ukenga yanseka iminota 25 gutya. Nakwicara hasi rero nkavuga mu ndimi nkarira, narangije rikambwira ngo fata ikaramu wandike. Handika iby'Imana imbwiye nkandika, namara gutaha rero nkabishyira nkabikoporora. Gasanga n'ubutumwa kajya kwitorera mu nama kwitorera n'abavuga butumwa nkabubereka bati rero Imana igufashe tangira ahubwo tangirira hanga muri paruwasa ahubwo yacu izenguruke. Rero ndajya ngubwire ngo ntabwo wajyana n'abantu ngo utangire guseka iminota 45 bavuga kuko warwaye bakagusengera. Usenga wenyine. Rero nijoro hari igihe umuntu ageze akambwira ati byuka twige. Atugahira mu itangiriro mu buryo bw'umwuka kagira saa 9 nageze no mu byahishuwe. Ibyo mvuga si ibyo ngewe nize ni ibyo bambwiye banyigishiriza ubwabo. Ubundi akaza akambwira ati noneho birahindutse, noneho byuka turirimbe. Muri akaza tukaririmba rero. Indirimbo njya ndirimba rero ntabwo nabaririmbira ho gake ya indi baririmbye none ahangaha ya 90 ndibwira na rimwe. Urumva hari uko nyiririmba bidahura namwe. Akandirimbisha akarangiza ambwira ngo izi ndirimbo zose nibuka ko mfite indirimbo 7. Arambwira ngo izi zose nizo kujya kuririmbira umugeni. Ubutumwa mfite cyane nubwo umugeni. Haleluya haleluya. Igitaro abagiye kuritegera amatwi bivuze ngo amagambo yanjye aburi inzira ariko ijambo ryawe ribona inzira kugira ngo iri teraniro rifashwe n'Imana. Ndisenze nizeye izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukomere Imana amashyi badi. Haleluya haleluya. Disi rero hari ikintu jya nkunda hariya batangiye amakuru mu Kinyarwanda
bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni iki? Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu rero twaje gushaka amakuru ariko y'ijuru. Amakuru rero umuririmbyi aravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane hatagera ibyago. Sha ba Putine ntibarasayo, ntabwo barasa abanyamerika ndugu yangu. Ayo makuru niyo turimo dushaka ngo twumve. Rero tega amatwi. Ngiye nabonye ni mu ndege ya kajugujugu. Ndi mu ndege ya kajugujugu mbona banyamitse imigozi mu kwaha, bamanura neza neza, bamanura nka gutya nza hano gutya. Maze guhagarara mbona bamanuye inkongoro cyangwa se tubyite igicuba muri bya bindi bagemuramwe amata ku makusanyirizo. Mbona barakimanuye bagishyira hano nko kuri metero zanjye 2. Nitegereje icyo gicuba nsanga ni kinini kiruta bya bindi bajya bagendana mu modoka cyangwa ku magare. Arambaza, uwambazaga yari yambaye ikanzu y'umweru dedrede ariko akenyeje umushumi w'umutuku. Arambwira ngo iki niki? Ndamubwira ngo ni igicuba. Arambaza ngo kibamwe iki? Ndamubwira ngo habamwe amata. Mbona agize gutya ngo. Arambwira ngo tera intambwe uze nkwereke. Ndera intambwe arapfundura. Ayo mata yareraga kurusha y'inka. Kandi nicyo gicuba nacyo cyasaga n'amata. Ibyo bya bintu bavuga rero ngo nuwanyoye amata kenshi asa nayo. Arambwira ngo aya mata rero tega amatwi wavuye we nase muri nditoro cyangwa wahane Kacyiru. Arambwira ngo aya mata ndashaka kanyobwa n'ibyiciro 3. Arambwira ngo ari ibyiciro 2 bimubabaje. Arambwira ngo icyiciro cya mbere n'abantu bagwingiye. Arambwira ngo uzabambwirire banywa aya mata bavane mu bugwingire. Abandi ba kabiri ikindi cyiciro ni icy'abarwaye bwaki. Arambwira ngo banywa ayo mata bave muri bwaki. Arambwira ngo aba gatatu bo barayanyoye bameze neza. Arambwira rero ngo abo ngabo bakomeze bayanywe. Nibakomeza kuyanywa bakomere. Nibamara gukomera bakomeza urugendo. Arambwira ngo nabari abari mu mutuku ba bwaki ndashaka ko bayanywa maze akabavura bwaki bagakomera nabo bagakomeza urugendo kimwe n'abayanyoye neza. Ngo naba ngaba bagwingiye ndashaka ko bayanywa bave mu kugwingira bakomere, nibamara gukomera bakomerezeho bakomeza urugendo. Ngiye kubona rero mbere ko ansubiza ko nasubiye mu ndege ibitabareba ntimuze kubimbaza. Nitegereje mu iteraniro mbona abantu barakomeretse, ndababara we. Bamwe bakomeretse inguma za hano, abandi mbona bakomeretse inguma zo ku maso, abandi muguma bakomeretse inguma zo ku munwa. Mbirebye rero ndababara n'amarira aramanuka. Ndamubaza ngo buriya niki cyabakomerekeje? Nabonaga ari ibisebe bya kera n'ibya vuba. Arambwira ngo aba bantu nubwo ubona bakomeretse barakomeretse nyine. Ndamubaza ngo niki cyabakomerekeje? Arambwira ngo ni ibihe. Arambwira ngo ikintu cyabakomerekeje ni iminsi. Ndababara ndarira ndi kuki bakomeretse abonye ndi mukurira. Arambwira ngo ariko humura nzabavura. Ndamubaza ngo uzabavura uzabavuza iki? Arambwira ngo nzabavuza ibibabi by'igiti. Ndamubaza ngo ibibabi by'igiti uzabavuza ni ibibabi by'indimu? Niko namubaza cyangwa ni iby'avoka? Arambwira ngo ibibabi by'ibiti bizabavura ni ibibabi by'igiti cy'ubugingo ngo ntahandi kiba. Arambwira ngo kiba muri paradizo y'Imana. Anyereka ijambo riri mu Byahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakuno no hakurya niho hatewe icyo giti cy'ubugingo ngo ibibabi byacyo nibyo bikiza amahanga. Etiririze bayazi ngo ibibabi byacyo nibyo bikiza amahanga. Rero abakomeretse nukuri amahirwe yaje urakira, kandi ibyo bibabi ni ijambo ry'Imana, nayo matavugwa ni ijambo ry'Imana. Tuyanywa dukuze atugeze ku gakiza. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni ry'Imana ikoresha ihindura abantu. Urabakubita ariko ntabwo bishobora kubahindura.
uramufunga ntibishobora kumukiza. Ariko hari imbaraga ziva mu ijambo, uwakoze amahano n'amarorerwa akiyemerera noneho kare wabikoze kubera imbaraga ziva mu ijambo. Muri iri byaravuze ngo nimuryemere mwese niryo ribakiza, ngo muryizere mu mitima, ngo niho muzatsinda. Amina, amina. Ijambo ry'Imana niryo rihindura ubuzima. Ijambo ry'Imana niryo ritiwe. Erega Dawudi yaravuze ngo naribitse mu mutima rindinda gucumura. Niryo ribuza abantu gutana no guteshuka no gutinzira. Nta jambo ry'Imana twaba nk'abandi tugakora nk'ibyo bakora. Ijambo ry'Imana Dawudi yaravuze ngo naribitse mu mutima ari imbere itabaza, niryo rituma tunyura aho Imana ishaka bikemera. Arambwira ngo ibyo bibabi rero, arambwira ngo wasomye igitabo cy'umugenzi, nti naragisomye. Ntiwasomye ahantu umukristo Apollo namaze kumurasa imyambi myinshi yakomeretse, ukuboko kwamuhaye ibibabi agasiga ku nguma zigahita zuma, ngo n'uyu munsi uko kuboko kuracyahari ngo kuvura abakomeretse. Rero nihuse rero umukristo yageze igorogota. Pamvu mpereye igorogota nuko utageze igorogota buri munsi atera imihunda y'imigeri. Iyo ageze igorogota ntabwo utera intambara. Rero umukristo yageze igorogota agifite wa mutwaro, ngo kandi inzira y'igorogota yari izitiwe impande zombi n'inkike yitwa Gakiza. Ageze rero igorogota ku musozi utari muremure cyane, igitabo kibyerekana, bwa mbere na mbere abona Yesu wabambwe. Areba mu mutwe y'amahwa, areba uburyo mu misumari mu biganza no ku birenge amaraso uko ari mu kumanuka no ku matama hose. Mu Kristo abirebye nibwo bwari ubwa mbere amarira ngo bugubugu, akimara kubabara no kurira. Mwari muzi ko kagahinda kagaragaye kanezeza Imana di. Mu mwanya ari mu kurira muri ayo marira haza abagabo batatu bamusanga bashoreranye. Uwa mbere aramubwira ngo ibyaha byawe mu Kristo urabibabariwe. Uwa kabiri amwambura ubushwambagara yari yambaye, amwambika umwenda mwiza. Uwa gatatu araza amwandikaho izina mu ruhanga ritazwi n'undi kiretse nyiraryo. Birangiye bamuha n'umuzingo w'igitabo. Bamaze kumuha umuzingo w'igitabo aramubwira ngo uyu muzingo uzagenda uwusoma mu nzira yose, cyane nugera mu bigiye kukunanira, kandi uzawubike neza, kuko nugera ku rurembo Siyoni uzawutanga bakwemerere kwinjizayo. Barangije kumubwira gutyo baramubwira ngo amahoro. Umukristo ageze igorogota nta kindi kibazo cyabayeho, wa mutwaro waribwirije uva mu mugongo uragendwa mu mva ya Yesu. Umukristo yaragiye nihuse agera munsi y'umusozi witwa Biruhanya. Ahageze ahasanga isoko, aca bugufi anywaho, aragotomera ashira inyota, azamuka umusozi yirukanka. Ariko ngo kuko wari muremure aza kugera igihe araruha ngo agenda maka, bivuze ngo arakambakamba. Uru rugendo ruraruhije. Ariko rero nubwo biruhije turukambakambe, niko abanyamwuka bajya baririmba mu ikorasi, ariko tugana imbere, dusonge imbere, tugana imbere. Yarazamutse ngo agiye kugera hafi mu mpinga, agabona akazu kubatsweho karagenewe kuruhuriramo abagenzi, ariko bakaruhuriramo imitima bagatekereza neza. Aragenda agezemo araruhuka, ariko aruhuriramo n'umubiri arasinzira. Nidusinzira bizaba ari ibibazo muri uru rugendo. Arimo gusinzira cya gitabo ari wa muzingo bamuhaye usobanura ko ari Bibiliya, ijambo ry'Imana, umuvaho cyangwa se aho yari ufite uramucika ugwa munsi y'intebe. Ariko kuko yari yaramagawe, umuntu araza mukoma mu mbavu aramubwira ati wa munyabitotsi we, urasinzire, reba ikimonyo ibyo kirimo gukora. Ikimonyo kigenda gitunda ibyacyo kizarya muki. Aramubwira ati rero wisinzire, gira ubwenge urebere no kwirukanga kuko akanguwe. Ariko azamutse wa muzingo urahasigaye ubyumve, arazamuka arenze wa musozi Biruhanya, awugeze hejuru ahura n'abagabo babiri birukanka bagaruka, umwe yitwaga Bwoba undi yitwaga Mutiringira. Arababaza ati mwabagabo mwe ko mugaruka mwirukanka mubaye iki? Baramubwira ati twari turimo kugiyo ngiyo nawe urimo kuvuga uke tujya ku rurembo, ariko twabonye mu nzira twagombaga gucamo hagati intare ebyiri ziziritse. Sha iyo zitubona ntabwo tuba twabayeho ngo tube turimo kukubwira ibi. Arababwira ati ese ko nta yindi nzira muragira ngo bigende bite? Baramubwira ngo izabi yawe. Barigendeye, ariko amaze kumenya kuko
hari intare yitsa umwuka muremure ashaka wa muzingo asanga yawutakaje yawibagiriye hahandi. Reka mbabwire ngo iyo twibagiye ijambo ry'Imana ibintu biratugora, nta bisubizo tubona bikwiriye. Ariko icyiza kirimo nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ujye wibuka aho watakarije. Yibuka ko yataye umuzingo ahandi yasinziriye. Rero ngo agaruka gutyo, ariko ari mukurizwa ko urugendo yagomba kugenda rimwe arugenze gatatu. Arihuse ageze hahandi kuri kakazu, wa muzingo arawubonye, awusingira yishimye, arazamutse, amaze kurenga wa musozi buramwiranye, aravuga ati rero za ntare babonye babagabo mu by'ukuri ndaza kuba umuhigo w'amenyo yazo. Akigenda gutya rero gutya nk'iki kirongozi mu byegi mukumirizi aba yamubonye, arareba ati burya mbonye icyo bwoba namutiringira batinye, ngiziriya. Nawe ashaka gusubira inyuma, muryegera amubwira ati mukirisitu wikuka umutima, zirahari ziranaziritse nubwo utabona, ni iminyururu y'ibyuma, ikindi kandi zizirutse no ku cyuma. Ngwino ucemo hagati, humura, camo hagati ntacyo uri bube. Erega ziraziritse, erega nubwo zitontoma ariko ziraziritse. Acamo hagati yazo, ziratontoma zirivuga arabyumva, ariko anyura mu nzira, agendera ku nama mu ryege yamuhaye, azitambukamo, ageze imbere akoma mu mashyi. Haleluya! Mujye mukoma mu mashyi mu gihe Imana ibarokoye. Mu kirisitu rero amaze kugeraho mu ryege ari, mu ryege bisobanura umwuka wera. Ye atuyoboye ntituyoba, aradutinyura tugatinyuka. Aramubaza ati kuki bwakwiranye wari wagiye? Amusobanurira byose, ukuntu yasinziriye agata umuzingo. Arangije abona inzu yanditseho ngo nyumba nziza. Aramubaza ngo mukumirizi, iyi nzu banyemerera bakancumbikira? Aramubwira ati bajya bayicumbikira mo abashyitsi, ariko reka mbanze mbahamagara abakobwa bayibamo. Harimo abakobwa 4 nibo bari bayirimo. Harimo witwa Nyirarukundo, Mwubahamana, Mwirinzi na Mwigengesero. Avuze inzogera rero, umukumirizi baza uko ari 4. Bahageze baramutse uwo mugabo mu kirisitu, bamubaza uko yitwa, arisobanura, mubaza impamvu yatinze arabisobanura. Arababaza atese mwanyemerera hano nkaharara? Baramubwira ati abagenzi nkawe tujya tubacumbikira. Barinjiranye, 2 bajya guteka, abandi 2 baramuganiriza. Igihe kiragera birahiye, barabiriye baganira gake, bajya kuryama, bukeye bamujyana mu nzu y'intwaro. Erega hano mu nzu y'Imana harimo intwaro di. Igihe cyarageze rero bamwereka inkoni Mose yakoresheje mu gihe yari kwa Farawo, inkoni ukuntu yayirambuye Abayisirayeli bakajabuka ya nyanza ya Shama. Barangije bamwereka ibuye Dawudi yakoresheje yica Goliyati w'Igati, barabimweretse. Barangije bamwereka imuri n'amakondera Gidiyoni yicishije Abamidiyani. Birangije bamwereka igufa z'uruhekenyero nani Samusoni yicishije Abafilisitiya. Birangiye bamujyana mu nzu y'intwaro kugira ngo nawe ubwe bamwambike intwaro zimukwiriye zizamuhesha kurwana nawe mu gihe cye. Ageze bamuhaye ingofero, ageze bamuhaye ingabo, ageze bamuhaye inkota, ageze bamuha umweko, ageze bamuha inkweto ngo nakwete. Ingofero bisobanura agakiza, ingabo bisobanura kwizera. Paulo ati mutware kwizera nk'ingabo, ati niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumurira turasa. Bamuha inkota ni ijambo ry'Imana. Bamuha umweko, birasobanura ngo dukenyere ukuri twitere gukiranuka. Bamuha inkweto bisobanura ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Barangije kubimuha bati ngaho sha tembera turebe sha. Mu Kristo aratembera. Baramwitegereza b'abakobwa bati genda wa mugabo uraberewe, nuhura n'urugamba uzarurwana, ntabwo uzapfa kuneshwa. Nitwambikwa imbaraga na Data, ibiturwanya tuzabitsinda, kuko umwami wacu ararwana ntaneshwa, kandi yatabaye atabarukana insinzi. Igihe rero cyarageze rero ko cyari igihe akomeza urugendo. Baramuherekeza bamugejeje ahantu umusozi umanuka. Baramubwira ati dusubiyeyo rero, ariko ntibasubiraho gusa. Bamuha umutsima, bamuha n'iseri ry'inzabibu, bamuha n'icupa ry'amazi. Birangiye baramubwira ngo ku Mana. Amanutse gato yagera mu gikombe cyitwa Mucisha bugufi, ahahurira n'umudayimoni. Ndashaka kugera kuri cya kiganza kimwe cyahaye mu Kristo ibibabi agakira, kandi na hano hari ibibabi byakiza abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa
bizeye ihoraho. Haleluya. Igihe cyarageze rero barangije kumugezaho, baramubwira ati mvire mu Kristo rero ku Mana na twakugezaga. Aragenda, ageze hepfo gato yatangiye icyo gikombe abahuye na Poliyoni. Poliyoni ngo yitwaga Poliyoni, akitwa dayimoni w'umwaku, umurimbuzi, ariko nimuhumure twebwe Yesu yaratumwakuye nta kibazo. Igihe cyarageze rero Poliyoni amurebana agasunzuro katabaho, amubwira ngo uravuka gihe wowe. Aramubwira ati mukuva ku mudugudu wirimbukiye ngiye ku musozi Siyoni. Hapana, amubwira ati ariko ibyo uvuga urabizi wowe, cyo gihugu uvuga ngo kirimbukiro ni icyanje, ndi Imana yacyo, ikinzanye nuko kugarura vuba. Rudiya ndamubwira ati ntabwo nagaruka, namenye undi mwami, niwe ngomba gukurikira, ntabwo rero ibyawe nkibirimo. Aramubwira ati ariko witonde, basanzwe se batamukorera bakangarukira, wese wangarukira se naguha icyo nzakura mu gihugu cyanjye. Hamwe bakirisha uburiganya, abandi nkabakirisha amaboko yabo, garuka icyo nzakura mu cyiza nzakiguha. Mukristo aravuga ngo ibyawe byose ntabyo nshaka, uwo mwami wanjye ndamukunda, ahemba neza, ikindi kandi abagaragu be basa neza, ikindi kandi nkunda igihugu cye, ikindi kandi nkunda amategeko ye, ibyo byose mbirutisha ibyawe. Rero irinde, ndi mu nzira igororotse. Poliyoni barasaza ati nanga uwo mwami, nanga amategeko ye, nanga abagaragu be, kinzanye nuko kubwira ngo garuka. Rudiya Mukristo aramubwira ati ibyo ngibyo narasezeranye ntabwo. Aramubwira ati aca umusitari utukura ati ngaho pinza, tera intambwe imwe uhagere uharenge, ndakurahira isenga yanjye y'igihe n'umu, pinza ugira gutyo uharenge urebe. Mukristo ati nta kundi rero urugamba rwatangiye, ariko yibuka ko bamuhaye intwaro, aravuga ati saho kujunjama. Rero Poliyoni arabanza muregera umwambi wo mu mutima ngo amurase akinga yangabo. Rero burya ikigutwaye umutima ntaho kiba kigusize. Rero hari umwambi yamurashe mu mutwe, hari n'uwo ku maboko, hari n'uwo ku maguru, nibuka ndabibasobanurira, ariko ngo amurase imyambi myinshi imeze nk'iy'urubura, iyo mu Kristo atashoboraga gukinga yose. Rero ndugu yangu, ibintu byarakomeye mu Kristo, urugamba rufata amasaha maremare araruha, biza kugera igihe agwa ukubiri na ya nkota, kandi inkota ni ijambo ry'Imana. Poliyoni ati sigiye ukubonye rero, ngiye kwihanukira rimwe maze ngo ukubite nguhorahoze, ariko reka mbabwire ngo na nyuma ya zero Imana igizana umunezero. Nyuma ya zero Yesu arakora. Igihe cyarageze rero haboneka imbaraga zidasanzwe zimuhesha gusingira ya nkota. Inkota yasingiriye yamuteye ni ijambo rivuga ngo wa mwanzi we winyishima hejuru, iyo nguye ndabyuka. Ijambo riri muri Mika ibice 7:8. Ayongera mwongera irindi rivuga ngo oya, muri ibyo byose turushishwa kuresha n'uwadukunze. Ni ibice 8 by'Abaroma 37. Poliyoni amaze gufata izo nkota kare ebyiri, uwo mwanya acaho araguruka aragenda. Mukristo niho yabonye rero ikiganza. Haleluya. Abakeneye ikiganza, haleluya. Abona ikiganza kimuhe bya bibabi, abisiga ku nguma, uwo mwanya zihita zuma. Abona gufata wa mutsima, abona gufata rya seri ry'inzabibu, birangiye afata n'icupa ry'amazi, aranywa, akomeza urugendo. Yesu nabaho umugisha. Haleluya. Rero twihute dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu Baroma. Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 6 n'umurongo waho wa 7. 6 aravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. 7 abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Gana imbere Abakorinto ba kabiri ibice 5:10. 5:10
aravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ari bibi. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Aya magambo dusomye ni amagambo yavuzwe na Pawulo. Rero kugira ngo wumve ibintu bye neza, ubanza gusoma amagambo ukavuga utari ka magambo ubundi ninde wayavuze, ukamumenya sanse de. Icya kabiri ukavuga ngo yayabwiraga abandi. Icya gatatu ukavuga ngo yewe noneho ubu ngubu arambwira iki. Pawulo yabwiye abaroma biroma, ariko twebwe aya magambo ari Kacyiru, turi Kacyiru, nitwe bireba, nitwe bisabwa ngo tubitegere amatwi. Pawulo abwira abaroma biroma, arabwira rero ati Imana yo mu ijuru izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Karindwi aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa nibabishakishe gukora ibyiza badacogora bakiri Kacyiru cyangwa ahandi, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Amagambo dusomye mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 10 haravuze ngo kuko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri, ari byiza cyangwa ari bibi. Aya magambo uyiteho niyo y'umugeni. Aya magambo yiteho nk'ayawe. Biblia itweretse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Ariko umanutse ku 8 haravuga ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire gukiranuka bakumvira gukiranirwa, Imana izabitura ibintu 4. Izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku muyuda ukagera ku mugiriki. Bivuze ngo uhereye ku mupandikote ukageza kutari umupandikote. Umurongo wa 10 haravuga ngo ari kubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo Imana izitura umuntu wese wakoze ibyiza, nanone uhereye ku muyuda ukagera ku mugiriki. Bivuze ngo uhereye ku mupandikote ukageza kutari umupandikote, uhereye ku muyisiraheli ukageza ku munyamahanga. Umurongo wa 15 na 16 haravuga ngo bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko uri mu mitima yabo, ikibihamya ni imitima ihana n'ibitekerezo byabo, ngo byombi bijya imbere y'Imana ngo bikabarega ngo cyangwa bikabaregura, ngo nibyo Imana izatangaho umugabo mu gihe izacira ahantu y'iteka muri Kristo Yesu ngo kubyahishwe byabo. Haleluya. Rero jewe barambwiye ngo harya uzi ibihangange byo kuri isi. Barambwira, ndamubwira nti harabo njya numva ngo uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa nde? Ndamubwira ngo yitwa Trump, hari hataraza Joe Biden. Ngo hanyuma uyoboye Burusiya ngo yitwa, ndamubwira nti yitwa Putin. Hanyuma se uyoboye Ubufaransa, ndamubwira nti yitwa Emmanuel Macron. Ngo uyoboye Israeli nti yitwa Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Arambwira ngo abo bose uvuze n'abandi bose ndakubwiye, arambwira ngo abo bose bazanyura imbere y'intebe y'imanza, umuntu wese azahanyura. Umva ukuntu bambwiye. Barambwiye ngo umugabo azahanyura, umugore, umusore, umukobwa, utoya, ukuze, uwize, utize, umuyobozi, umuyoborwa, umuzungu, umwirabura, ngo bose bazanyura. Kandi ubwo abantu ubona bagenda bifashe mu mifuka ngo ariko imbere y'intebe y'imanza. Arambwira ngo ibyo byiciri ngo ngubwiye ni ibyiciri 14. Arambwira ngo bisanishe n'ibisekuru 14 bya Yesu Kristo, kuko uhereye kuri Abraham ukagera kuri Dawudi ni ibisekuru 14. Wava kuri Dawudi ukagera bimuri Babyloni ni ibisekuru 14. Wava bimuri Babyloni ukageza kuri Kristo nanone ni ibisekuru 14. Arambwira rero ngo ibyo byiciri ni 14, bose abo bose bazanyura imbere y'intebe y'imanza, abagabo, abagore, abasore, abakobwa, abize, abatize, abayobozi, abayoborwa, abazungu, abirabura. Arambwira ngo abo bose bazaca imbere y'intebe y'imanza, ngo bose babazwe n'Imana. Anyereka ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba kabiri nyine aho ngaho ibice 5 umurongo wa 20.
aravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe, ngo nuko turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Mu byo yantumye rero yambwiye ngo nze ninginge. Yesu arimo kwinginga umugeni kugira ngo ahindure uburyo, kuko amazi si yayandi. Arambwira ngo ugende unyingingira umugabo n'umugore n'umusore n'umukobwa ariko bafite amatwi yumva, ugende ubinginge bahindure uburyo, kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Rero arambwira ngo ugende ubinginge ariko unababaze ngo umuntu nibamwinginga akanga, bakamuhendahenda akanga, ngo uzabambarize ngo uwo muntu azaba akwiye iki. Mubyumve neza, kuko yarambwiye ngo umuntu niwe uza kubisubiza ubwe. Umuntu baramwinginze ariyangiye, baranamuhendahenza ariyangiye. Mu Giswahili baravuga ngo mwisho akakata, ngo uzabambarize ngo uwo muntu binginga akanga, bakanamuhendahenda akabyanga, ngo uwo muntu azaba akwiye iki. Urumva yaba akwiye iki mukobwa wanjye? Umuntu baramuhendahenze ariko mbere yo kubisubiza ubitekerezeho. Baramwinginze aranze, baranamuhendahenza aranze. Ubundi mu Gifaransa baravuga ngo avant de répondre il faut réfléchir. Ubitekereze neza. Umuntu uko bamwinyiza akaba yanze, bakanamuhendahenda akaba yanze, urumva akwiye iki? Aravuze ati akwiye guhanwa. Kandi ukuvuze niko bambwiye. Umuntu wingingwa akanga, bakanamuhendahenda akanga, bazagira bate? Bazamuhana. Rero nabonye bambaye iminota mike ariko bimwe ndabirika. Nagiye kubona mbona ikibambazi cyangwa urukuta cyangwa ikibaho, mbona banditseho ngo kwihanangirizwa. Ndabaza ngo kwihanangirizwa ni iki? Arambwira ngo kwihanangirizwa ni umuntu wumva ijambo ry'Imana ntaryiteho, ngo uwo muntu baramwihanangiriza. Arambwira rero ngo hagiye kubaho ibintu bitatu, imyanzuro itatu ku bantu banga ijambo ry'Imana no gukora ibyaryo. Kukumva ijambo ry'Imana ntakora ibyaryo, bameze nk'urebera mu ndorerwamo akiyibagirwa. Ndetse Paulo harwa aravuga ngo mujye mukora iby'iryo jambo atari ukupfa kuryumva gusa. Rero arambwira ngo ugende ubambwirire ngo imyanzuro itatu igiye kuza, genda ubahendahenda ariko bibabwire. Umwanzuro wa mbere ngo uzagira ku muntu ntabwo uzamushimisha. Ndamubaza ngo umwanzuro utazamushimisha niba wumbaza nzawita uwuhe? Arambwira ngo uzababwire ngo umwanzuro udashimishije umuntu ngo n'abantu bazi ubwenge. Imana izi ko muzi ubwenge. Ikitanejeje umuntu kiramubabaza ngo kikanamuriza, ngo uzababwire gutyo. Icya gatatu, icya kabiri, arambwira ngo umuntu utari mushaka kumva ubutumwa bw'imbuzi, ubutumwa bw'umugeni, ubutumwa bumubwira ngo Yesu, ubutumwa bwo kumuhindura ngo ahindukire, arambwira ngo agiye kuzabunda undi mwigisha uzabibigisha abo batabishaka kubyumva none, ngo ariko bakazabyumva ikindi gihe. Narabajije ngo uwo mwigisha azaturuka he? Nabaza ngo ni muri Amerika cyangwa ni Burayi. Arambwira ngo umwigisha uzigisha abasiga badashaka kumva ijambo ry'Imana, arambwira ngo ni iminsi. Icya gatatu, arambwira ngo hari abantu baba mu itorero bazi ubwenge ku buryo yagushyiraho n'ibintu byitwa matiku n'ibintu yakubeshyira bikagufata. Ni abantu bazi ubwenge ngo bakaba n'abatunzi, bakaba abantu bakomeye cyane ku buryo yakubeshyera ibintu. Arambwira ngo mwene abo ngabo ngo nzabarekera mu itorero ariko mbatega urubanza. Ariko arambwira ngo umuntu nahindura nange ndahindura, ari imyanzuro ndayikuraho, ari nibyo bihano nabyo ndabikuraho, ngo ariko biraterwa n'umuntu uko yabifashe nuko yabyumva. Banyereka ijambo ry'Imana riri mu Mubwiriza ibice 12 umurongo wawo wa 13 na 14. Haravuga ngo byose byarumviswe, nta kintu mutazi, nta kintu tutazi, ngo ibisigaye wubaha Imana ukomeza amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, ari igihishwe cyose cyaba kiza cyangwa cyaba kibi. Arambwira ngo ngutumye ku bantu bafite amatwi yumva. Arambwira ngo babwire ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 38 umurongo wa 18 umurongo wa 19. Haravuga ngo kuko ikuzimu adashobora kukogeza, n'urupfu rudashobora kuguhimbaza,
n'abamanuka bajya bari muri rwa rwobo, ubwo nimumva ntibashobora kwiringira ukuri kwawe. 19 umuzima niwe uzakogeza nk'uko nkogeza uyu munsi. Antuma ku bazima, yantumye ku bazima, nawe uri muzima, uri mu kubyumva. Aya magambo yavuzwe n'umwami Hezekiya mu gihe yari amaze kongerwa imyaka 15 yo kubaho. Barongera banyereka ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 13. Harambwira ngo mu midugudu yose yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya, no mu midugudu y'Ubuyuda ni Yerusalemu, intama zose zigiye kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo. Agire gute? Azibara zijya iburyo. Arambwira ngo ugende umbwirira abagabo bafite amatwi yumva n'abagore bose n'abakobwa ngo intama zose zigiye kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, azibare zijya iburyo. Mu Kiswahili baravuga ngo makundi ya kondo yatapita chini ya mkono wa Bwana, azihesabie asema Bwana. Rero arambwira ngo ugende umbwirire. Rero arambwira ngo ugende ubambwirire abantu bemera uyu munsi bagahindura uburyo, bakemera guhendahendeka, bakemera kwingingika. Ubyumva neza, kuko ntibazakubwira ngo muze alipita hapa. Akemera kwingingika, akemera guhendahendeka. Arambwira ngo iyo myanzuro yose ya yindi yo kuzamugwa nabi, ya yindi y'umwigisha uzabimwigisha cyo kwanda kwinginga, iminsi ntikabikwigisha, iminsi iragoye. Nubwo ubona abantu bagenda bitewe nuko bafite ubuzima bwiza no mu ikofi, ari nabo ubona barahinduye ingendo bakagenda nka Miss Rwanda, ariko imbere y'intebe y'imanza ntabwo ari uko bazagenda. Rero arambwira ngo ndashaka kweza umugeni. Bivuze ngo kweza umugeni ni itorero. Kandi ndashaka kukubwira ngo uhinduye uburyo, nubwo abantu bajya kubwira ngo wapi nta juru uzajyamo, uriya mugore nta juru yajyamo, uriya mugabo uriya musore n'umukobwa nta juru azajyamo, ariko abantu muca imanza ubundi inzira ijya mu ijuru inyura kwa nyoko na so. Inzira ijya mu ijuru se inyura mu isambu yanyu, wayizitira se? Umva uko bakundumyeho. Nutizera Imana ntuzajya mu ijuru, habe no gucumutaru, kandi n'ubugingo ntabwo uzabubona. Iryo ni ijambo ry'Imana, mu kwizera gusa niho wakirizwa, n'ubu ndetse nihumve ijambo ry'agakiza. Niwihana ibyaha wizera umukiza, inzira y'ukuri niyo. Niwihana ibyaha wizera uwabambwe, inzira y'ukuri niyo. Imana irashaka ko bose bakizwa kandi bahabwa ubugingo. Iraguhana umurage w'ijuru niba uwushaka n'umwete, kandi Imana ikunda umutima wawe. Yesu nawe aga ishaka kuwukiza, kandi umwuka wera aragukangura niba wumvira uzahirwa. Umva, hari amahirwe yaje. Arambwira ngo umuntu narambura ukuboko kw'iburyo ashaka imbabazi zivuye ku Uwiteka, kuko intama zigiye kujya iburyo, agiye kuzibara zijya iburyo. Arambwira ngo umuntu narambura ukuboko akeneye imbabazi, akeneye ko niyo myanzuro ikurwaho. Arambwira ngo narambura iki kiganza cy'iburyo, kuko intama zigiye kujya iburyo, agiye kuzibara zijya iburyo. Arambwira ngo nzababarira uwo muntu ukeneye izo mbabazi, nzareba nuko azishaka bivuye mu mutima we. Erega ntabwo nta gihe, ariko nagira ngo ubwire ngo iyi minsi iragoye, ariko Yesu afite umugambi mwiza ku mugeni yakoye. Erega arashaka kweza umugeni. Ubu hari umuntu watumye nzanga, hari abantu batumye ndahangaha. Arambwira ngo umuntu narambura ukuboko kw'iburyo akeneye imbabazi, arambwira ngo ndamubabarira nta wundi muntu nciyeho, mubabarira ajya iburyo. Waba hari se ukarambura uko kuboko? Arambwira ngo umuntu urambura ukuboko akeneye imbabazi z'umunyembabazi, ndamukuraho urubanza kandi
nawe ndamuha uburenganzira kuko azaba bishatse yarambuye ukuboko kw'iburyo, ndamubabarira, nimara kumubabarira nawe zamushyira iburyo. Waba hari ukarambura, niba udashaka urubanza ukaba ukeneye imbabazi, umunyembabazi disi arahanga, disi akeneye kukubabarira kugira ngo wezwe utunganira Imana ibihe byakoze ukabyara we, kandi by'abantu bita ngo ni ubupfu nibyo Yesu agiye gukirisha itorero ryiwe. Arambwira ngo abantu barambuye ibiganza bakeneye kuzaba iburyo bwa Yesu, arambwira ngo niba arambura ukuboko kw'iburyo babishaka ndabababarira nta handi nciye. Arambwira ngo nibahaguruka bubahe uwababambiwe. Wahaguruka uko wakubambiwe. Arashaka gutanga imbabazi nka promotion, arashaka gutanga imbabazi nka promotion. Niba uzishaka umurimbyi aravuze ngo urahirwa. Mwarimu ngwino usengerize ntama. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera